cya kabiri cy'imigisha y'abana bizeye nk'uko nkunda kubibabwira kenshi. Iyo umuntu afite umuntu bagendana barasa cyangwa se aho uherereye wowe, igihugu ubamo, ahantu uturuka, ugira ibikuranga. Yesu ashimwe. Abakijijwe rero hari ibintu bituranga, hari imigisha iduherekeza kuko ubuzima dufite bugirwa n'ingaruka. Ibyo tubamo bitugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Ni ukuvuga ngo amahitamo yawe rero uyu munsi ashobora kuguhesha iriya migisha yose navuze, uburinzi, imigisha amajya n'amaza mu mudugudu na hehe. Niyo mpamvu nkomeza gusubiramo ikintu cyo kuvuga ngo ntibigaragara ariko biturimo. Niyo mpamvu rero tuba abantu b'abanyamigisha ibyo turimo byose. Reka rero turebe imigisha ikurikirana ivuga ngo Uwiteka, umurongo w'9, Uwiteka aza gukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko ye ukagendera mu nzira ze. Amen. Agakiza ntabwo tukiha ku ngufu. Ni ukuvuga ngo iyo wakijijwe ukumvira jambo, kuko byose nkomeza kuvuga ngo wumvire jambo, wumvire jambo. Iyo uhawe kumvira jambo muri wowe bikakubamo, ni ukuvuga ngo ukomerezwa gukizwa. Yesu ashimwe. Aragukomereza kuba ubwoko bwera, kuko iyo wumviye ijambo ry'Imana nta bintu byirabura bikubamo, nta byaha bikubamo. Jambo arakubwira ati ibi bireke, noneho ugasanga n'uwo wabaye umuntu ukomeye mu by'Imana. Yesu ashimwe. Umugisha w'10 aravuga ngo amahanga yose azabona ko witiriwe Imana agutinye. Yesu ashimwe. Rero umuntu ufite Imana ukaba wumvira jambo, byose bishingiye mu kumvira jambo. Iyo wumviye jambo rero aguha kugira gute? Kuba umuntu w'igitinyiro mu maso. Si ikibazo mu maso y'abantu bakureba. Hari abantu batinyishwa nuko bakomejwe n'izina bafite cyangwa pozisiyo bafite cyangwa abantu bagendana nabo, ariko wewe niba witiriwe jambo ukaba ugendana n'Imana, jambo ni Yesu Kristo, jambo yahozeho kandi ariho, niwe jambo rizima, kubw'ijambo yaremye ibintu byose. Iyo mvuga jambo wumva Imana, wumva Yesu Kristo. Imana rero iguha gutinywa n'amahanga yose. Iyo tuvuga amahanga ni ibihugu byose n'abantu bakureba, ukagira igitinyiro cy'Imana atarakira cyo kwihambaza giturutse ku mafaranga ufite, giturutse ku bushobozi ufite, giturutse kuri ahantu mugendana nabo, ahantu abantu mugendana nabo wenda, ariko igitinyiro cy'Imana ngo agutinye. Yesu ashimwe. Si ikibazo cy'izina ufite, si ikibazo cy'amashuri wize, ariko Imana iguha igitinyiro ukaba umunyamugisha. Urambwira uti se kuba umuntu utinyitse ni umugisha? Kuko nibyo ni umugisha, kubera ko hari igihe duterwa, iminsi mibi ibaho. Bibiliya iratubwira mu byakozwe mu Befeso 6 ngo noneho ngo mwambare intwaro zose z'umwuka kugira ngo n'iminsi mibi niza muzabashe guhagarara mwemye mutsinde. Hari igihe rero tugirwa n'iminsi mibi ugasanga koko urakeneye ko abantu babona Imana yawe, ko ibihe urimo bimenyekana ko ufite Imana. Icyo nicyo gitinyiro ndi kubabwira hano. Amen. Umuntu witwa Gideyoni yigeze kujya gutera ishanga ryabamereye nabi nk'umucamanza Imana yahamagaye. Hanyuma bagezeyo abanzi babo batangira kurota. Umwe muri bo ararota abona ibuye rimanuka rikubise ku ihema ryabo, ihema rigwa hasi. Noneho mugenzi we agiye kubirotora, mugenzi we amubwira ati icyo si ikindi ni Imana ya Gideyoni nije kudukoraho. Birakwiye yuko nawe ugera mu bihe abantu bavuga ngo nta kindi kibikoze, si ubwenge bwe, si imbaraga ze, twakoze uko dushoboye ariko turabona afite Imana nirimo kumurwanira, bityo ugasanga ibyakurwanyaga bisigaye bihinda umushyitsi imbere yawe bigahunga. Yesu ashimwe. Umurongo wa 11 haravuga ngo azakugwiza imbuto zo mu nda, azakugwiriza imbuto zo mu nda yawe, izo mu matungo n'iz'imyaka mu gihugu Imana iguhaye. Imbuto ziba ubwoko butatu. Hari imbuto zo mu nda, ni ukuvuga amasezerano ufite, abantu ufite, kugira ngo umuntu utarababona agitegereje amasezerano atumva ko akumiriwe. Imbuto zo mu nda yawe nibyo bimubitse muri wowe, bigomba kugwira. Amen. Iyo wumviye ijambo akwereka inzira ucamo, akaguha kwihangana, akaguha kubyara aho bidashoboka. Aho abantu bavuze ngo ntabwo uzabyara, aho abaganga batanze ripoti bakavuga ngo ntabwo ushobora kubyara, ugasanga urabyara, kubera ko witwa umuntu yumvira ijambo, ufite umugisha w'Imana muri we. Imbuto zo mu matungo ni ukuvuga ngo ahantu hose ushize amafaranga yawe, ishobora kuba ari amatungo ku bantu borora bafite icyo navuga nk'inka, ibintu byose ushobora kubikamo amafaranga yawe, amafaranga ushize mu kantu gato ariko akagwira akaba menshi kubera ko uri umunyamugisha. Ndi kubigisha ibintu kubera iki? Kugira ngo abantu bamenye impamvu abantu baba bameze ukundi binyuranye
nicyo navuga amaruwa cyangwa se amategeko isi yashizeho. Iyo uri umuntu ufite kwizera, Imana ishobora kugwiza imbuto zo mu matungo yawe n'iz'imyaka yo mu gihugu Imana iguhaye. Hari igihe Imana ikugabiza ahantu bene data. Turi ku bwoko bwa Isirayeli, igihe bene wabo wa Yosefu baza kumusanga, Imana irabivuga. Reka amasomo mu Itangiriro 28 ukuntu Imana yabagwije. Baraje mbese umuryango bamusanga muri Egiputa, ibaza Abisirayeli kujya muri Egiputa. Amen. Sinzi ahantu uri uyu munsi usa naho wimutse, ariko Imana ishobora kukugwiza ikaguha umugisha muri icyo gihugu. Itangiriro 48 umurongo wa 27 baravuga ngo Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa. Urumva bari Abisirayeli batuye mu gihugu cya Egiputa, ni ibihugu bibiri bitandukanye. Ngo bagituyemo baronkerayo ibintu, baroroka bagwira cyane, barororoka no gushobora kororoka uyu munsi. Ariko icyo ngusaba, ndasubiramo, umvira jambo kugira ngo imigisha wongere kandi uyigire mu buzima bwawe. Ngo baragwira cyane, barororoka mu gihugu cyande cya Egiputa. Abisirayeli na Egiputa, birashoboka ko Imana yakwimura ahantu uti ahantu ugiye gutura, dore ngiye mu cyaro, ese bizagenda gute, dore ngiye Kigali, bizagenda gute. Ndashaka kwikomereza umuntu mubwire yuko niba wizeye Imana, ni ukuvuga ngo uyu munsi uri umunyamugisha. Ese ashimwe, uri umunyamugisha. Imana izakugabiza ahantu. Igihugu cyawe ni ahantu ugiye gukorera hasha, igihugu cyawe ni ahantu ugiye utarumenyereye kuri terra utazi. Imana ishobora kuguha kugwira no kororoka cyane. Umugisha wa 12, Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe, ngo uvubirwe imvura mu gihe cyayo. Amen. Igihe cy'imvura ubundi umuntu ntabwo aba ashaka kandi imvura, ariko ngo kuko uzaba ufite umugisha, Imana izakongereza undi, ngo uzaba muri surabondance, igikombe cyawe kizasesekara. Ngo aho imigisha imirimo iva mu maboko yawe yose. Amen. Iyo umuntu yumviye ijambo agira imigisha mu bintu byose ashobora gutangira gukora. Sinzi ikintu uri gutangira uyu munsi, ariko nongera nkubwire utangire watuvuga uti wakintu ngiye gutangira nubwo uri gatoya, ariko Uwiteka arambwiye yuko agiye kungwiza, agiye kugwiza ikintu cyose ugerageza gukora n'intoki zawe uyu munsi. Utangire n'intoki zawe uti si ikibazo cy'imbuto ufite mu ntoki uko zingana, ariko Uwiteka yemeye kungwiriza uyu munsi ikintu cyose ngiye gutangira gukora. Uzagira amahanga menshi, uzaguriza amahanga menshi, ariko ntabwo uzayaguzaho. Yesu ashimwe. Mwari muzi ko umwenda twemereye gusa ari urukundo. Hari igihe umuntu abaho atira, asaba, erega no gutiratira ibintu ni umuvumo iyo bibaye byakaranze. Simpakanye yuko no kubona credit ari umugisha, kuko ubu buzima tubamo hari igihe usaba umwenda kugira ngo ushobore gukora, ariko ikizakwemeza ko ari umugisha ni uko iriya credit itazaguma kuri we nka karande ngo uhore utiratira ibitira kiriya garura hano. Ariko Imana itwemereye ko turi abanyamugisha kugira ngo tubashe kuguriza abandi. Birakwiriye ko utira, hanyuma wamara gutira ayo mafaranga cyangwa se icyo kintu, bukeye nawe ukaba umuntu utiza abandi, uguriza abandi. Ntabwo uzahora uri mama. Yesu ashimwe. Ibi byose nibyo twemerewe iyo twagumanye na jambo. Uyu munsi utangira uhanure ku buzima bwawe, uvuga uti sinzongera guhora nkira, wongeye gutiza abandi. Amen. Birashoboka. Ngo azaguhindura umutwe, ntabwo uzaba umurizo, uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Amen. Aha ndashaka kubasobanura cyane. Hari igihe abantu bitirirwa Imana cyangwa se abarokotse, sinzi terme yakufasha kumva. Umuntu agenda akavuga ati igihe ubwo nsenga ngomba gukandagira abandi. Yego nibyo ijambo ry'Imana ko bivuga, ariko ntibisobanura yuko ugomba kugenda ubwira abantu ngo nimbise, kandi Imana yarabashyize hejuru yawe. Ubuyobozi buremewe, kugira abantu bakuruta biremewe. Muri iyi si tubamo, nkunda kubisubiramo, umuntu agira ibimuruta n'ibyo aruta, abamuruta n'abaruta. Amen. Ngo uzaba umutwe, ntabwo uzaba umurizo. Urabona hano hari icyo bita fingerprint. Ahanjye ntabwo hasa nk'undi muntu uwo ari we wese kuri isi. Niyo wagenda ugashakisha hose, ntabwo ushobora kubona umuntu dusa. Uzaba hejuru y'abandi mu ruhe rwego. Ni uko Imana yaguhaye umwihariko. Hari ikintu ufite abandi badafite. Iyo organigramme uriho, nubwo uri ahantu hatagushimishije, menya ko ari ibintu Imana yaguhaye ububasha n'ubutware n'ubushobozi bwo gukora icyo abandi bantu badakora. Niba uri umuntu ukoropa wenda, cyangwa se ukubura mu kigo, cyangwa se uha abantu, uri umuntu position sinzi iyo nakubwira, ariko wavuga uti genda shaka kuzaba chef, ntibikwiriye ko usuzugura ubuyobozi ukavuga ngo ya ngo nimuveho. Bisobanura ko Imana yagushize ahantu kugira ngo ugire ijambo, ya signature yawe irakenewe. Ugomba rero gushima ukavuga uti aha hantu ndi umutwe, kandi siko bizahora kuba mutegereje. Birashoboka ko Imana yagira ite yanzamura.
turabyumvikanye. Ntihazagire umuntu agenda avuga ngo ngo ntitukire abacu ngo twigenge, ugende usuzugura abantu ngo nuko wamenye Imana. Si ibyo Imana ibivuze, kuko Imana ifite ubuntu yakugeneye, niko twavuze. Icyo usabwa ni iki? Ni uko utangira kwatura, ukizera, ukagendana na jambo, hanyuma ukishimira ubuntu wagenewe. Yesu ashimwe. Ngo ntuteshike iburyo cyangwa se ibumoso, ngo uve iburyo ngo utegeka uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ntutangire kuvuga ngo uyu munsi ndabifashe mbivuyemo, ndakijijwe ejo mbivuyemo, uyu munsi nemeye ikintu ejo nkivuyemo. Yesu Kristo yaravuze ngo ijambo ryacu ribe yego cyangwa oya, ntabwo ari bibiri ufatanya. Bihita biba nka ka kazuyazi Imana yavuze mu byahishuriwe ngo nakuruka. Ukwiriye kuba umuntu wiyemeza ikintu ukagikora kandi ukagishoboza, kandi byose ntabwo twabishobora ubwacu. Ni ijambo niwe uza akadutegeka, akatwigisha, noneho tugasanga bya bintu bisigaye byikora tukirwana nabyo. Yesu ashimwe. Imana izwiho kutaba nyamujya n'imwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndubura amaso yanjye ku misozi, ubutabariro bwanjye kuzavayo, kuzaturuka ku Uwiteka. Igihe duhanze amaso imisozi kirarangiye, n'imbaraga zacu. Birakwiye kureba Imana ikakugisha kuba stable, kuba focused, ugakora ikintu wiyemeje kandi kigashimisha Imana. Imana yireba yiherereye, irabizi kuri nyamujya n'imwe. Uyu munsi irashaka ko umvira jambo kugira ngo ubashe guhagarara neza. Amen. Imigisha y'abizeye rero ndumva ndangirije aho ko Mwuka Wera asobanuye, ariko ndababwiza ukuri ko byose bituruka kuri jambo. Twarayihawe mu mwuka, ariko urasaba gusesengura neza, ukumva icyo jambo akubwira, intambwe ku yindi ukagerwaho, nawe uzabona amasezerano yawe. Rimwe Imana yigeze kunyereka abantu muri banki, ndi ku murongo nkumva ndashaka abantu bambise kugira ngo mugerweho, ariko Imana irambwira ngo abantu banjye nuko bameze, murashaka gusunika abandi kugira ngo mugerweho, mwakire mukore icyabazanye kuri linye. Ariko Imana irashaka tuguma kuri linye kugira ngo imigisha yacu itugereho. Cyangwa nuko twayakiriye mu Efeso 1:3 muri Kristo ahantu mu mwuka. Birakwiriye kunezerwa, birakwiriye gutegereza Imana, birakwiriye ko jambo mugendanamo mu buzima bwa buri munsi, ntumusige. Zaburi ya 25:3 baravuga ngo siko bizaba mu bategereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ntabwo rero nifuza gukorwa n'isoni. Ngewe ubu nicaye hano, ikintu cyambeshejeho ni jambo kubera kugendana nawe, utegereza igihe. Hari uko byangoraga, aya mahitape yose nayaciyemo. Igihe cyo kuvuga ngo nanjye numva ko ndi umurizo, Imana nishaka ko wireba ko uri inzige. Irashaka ko utangira kwemera uko umeze, ubigendanemo gahoro. Aha hose narahanyuze, ahantu ho kumva ko ugomba kuguza, Imana irashaka ko nawe uguriza abandi. Icyangombwa ni uko jambo mubigendanamo neza, no kuba nyamujya n'imwe. Uyu munsi ukumva ibintu urabishoboye, ejo wagera hanze ukumva umuntu akubwiye ikintu ukaba ubivuyemo. Imana irashaka ko tuba stable, duhagarare ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Naho ubundi igihe cyawe kigiye kugerwaho. N'ubundi abari kuri banki ntabwo baba bagiye gukora ibintu bimwe. Ntugakangwe ngo runaka yagusize ngo yageze, ikibazo cyo wagiye imbere yawe cyangwa hehe. Hari umuntu akubanziriza ariko akaba afite ibibazo byinshi, ntabyitwaremo neza nkawe. Tegereza. Icyangombwa ni uko jambo urangizanya, ugatangirana ni Alpha na Omega. Hari abajya kuri gishe bagiye kwishura imyenda, abandi bagiye gusaba imyenda izabavuna kwishura, n'ibindi. Hari n'abandi baba bagiye gukora depo, bagiye kubika amafaranga. Uyu munsi rero duhabwa umugisha twese mu kumvira jambo. Reka dusenge. Mana urakoze, ndagushimiye kubwo uyu mugoroba mwiza cyangwa se amanywa kuri kundeba. Ndasenga imbaraga zawe zikore ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu babature mu mwuka wo kumva ko imigisha yose batayihawe, mu mbaraga zawe Yesu Kristo. Wowe ijambo narakubonye, nabonye ufungura imiryango aho niteze, kubera ko Mwami nahisemo ibyawe, byarandinze. Sinabanyamujya n'ino, ndagerageza rimwe bikananira, ariko wowe mugati ubugingo imbaraga dukeneye. Ndasenze ngo ukore ku muntu wese arimo gukurikirana buno butumwa, ushaka kuguhitamo atigeze kubimenya, uyu munsi mwigishe uti noneho nabimenye. Akugarukire, umubere Imana nawe akubera ubwoko, nuko wabigenje i Gosheni Imana ukagwiza Abisirayeli. Reka igihugu ugabije abana bawe umunsi barimo, abari mu mahanga bari kwibwira ngo birananiye, nzabigenza nti uyu munsi ubugurura amaso, ubigishe kugira no kororoka. Imirimo y'amaboko yacu Mana iheshe umugisha, ikomeze kugwira, kuko uri Imana ya multiplication. Ndagushima kuri dukorewe imigisha dukeneye, wowe soko y'imigisha yose. Ndaguhezage ku cyambere no kuba duhaye agakiza. Ndasabiye abantu bawe kutava mu masezerano nta mpamvu, ubaye kuba stable. Abantu barimo babivamo, ubagarure mu masezerano kugira ngo batazakorwa n'isoni. Urakoze Imana, kandi icyangombwa n'ubugingo bwacu wakijijuje.
ndakwinginze ngo ukomeze umuntu urimo gucika intege atagifite hope, ajya mu materaniro nta hope, agategereza akabura. Mana ndakwinginze kubw'igihe cye n'ubuntu wamugeneye, umuhe kwihangana kugira ngo ntabe intama ibuze muri kino gihe. Mwami urakoze kutumurikira umucyo wawe no kutwuzuza imbaraga. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose, amen.